Turabakiye inshuti za Gusenga Everyday kuko muri kuri kamera Gusenga Everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana uraho pasteur. Uraho neza. Amakuru y'imisi Turi kumwe n'Uwiteka. Imana ishimwe wari umaze iminsi utagaragara kuri channel yacu. Kaze turakwakiriye uyu munsi duteguriye iki? Uyu munsi turasangira ijambo ry'Imana ritubwira ku rukundo. Kaze. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana ryanditswe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 13 umurongo wa 34 na 35 twumva uko atubwiye. Ndabaha itegeko risha ngo mukundane nk'uko nabakunze muba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje ni mukundana. Amena. Turaganira ijambo ry'Imana Yesu abwira abigishwa be ku by'urukundo. Turareba itegeko risha kubera iki. Yabwiraga abantu bavukiye mu mategeko, bavutse batwarwa n'amategeko, kandi Yesu aja kubakura mu bubata bw'amategeko kugira ngo abari imbata by'amategeko babone umudendezo muri Kristo Yesu. Ababwira ngo mbahaye itegeko risha. Ese rishaje ryari irihe? Abisirayeli bari kuva mu Egiputa bageze ku musozi Sinayi bari mu rugendo, nibwo Uwiteka yabahagaritse ku musozi Sinayi. Abwira Mose ngo ubwo mugiye mu gihugu c'isezerano byabigirwamana mwasengaga muri mu Egiputa mu byibagirirwa ahangaha. Izo mpamvu Uwiteka ijambo yahaye Mose yarihiniye mu mategeko. Arababwira ngo ubwo mugiye mu gihugu c'isezerano ntimukagire izindi mana mu maso yanjye, ntimukiremera igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntimukabyikubita imbere ku Uwiteka Imana yawe, ndi Imana ifuha, warabana gukiranirwa kwa base, ageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, kababarira abankunda bitondera amategeko yanjye, ageza kubuzukuruza abaho bibiha igihumbi. None arababwira ati ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Itegeko rya 4 ababwira kweza umunsi w'isabato. Itegeko rya 5 arababwira ati ubahe so na nyoko kugira ngo uzaramire mu gihugu c'Uwiteka Imana yawe iguha. Itegeko rya 6 Uwiteka aramubwira ngo ntukice. Irya 7 ntugasambane. Irya 8 ntukibe. Irya 9 ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Irya 10 ntukifuze inzu ya mugenzi wawe cyangwa ibimukomokaho byose. Ayo mategeko niyo yayoboye ubwoko bw'Imana Isirayeli kugera mu gihugu c'i Kanani. Ariko ya mategeko aho kugira ngo abahuze, aho kugira ngo ababohora bakure mu bubata, ahubwo arongera bagira imbata, kuko amategeko bagombye gukurikiza kugira ngo bo Uwiteka barayakoresheje kugira ngo bice. Uwicaga umunsi w'isabato bamuteraga amabuye agapfa, kuko itegeko rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Uwasambanaga baramuzanaga bakamushira hagati y'abantu bakamutera amabuye kugeza igihe apfiriye. Ariko Yesu abwira abigishwa ngo none mbahaye itegeko risha. Ryabaye risha nk'uko Abaheburayo ibice 8 umurongo wa 7 ngo iyo Uwiteka Imana ivuze ngo isezerano risha biba bigaragaje ko ishajishije irya mbere. Itegeko risha rero ryari rije gukomeza amategeko yari asanzwe hari uko ari 10, atari uko Uwiteka yakuyeho amategeko, ahubwo ariko muri ayo mategeko habaye intege nke. Noneho Yesu aza kuyasohoza, aravuga ngo mbahaye itegeko risha, mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Noneho rero nimukundana abantu bose niho bazamenya ko mubaye abigishwa banje. Ese urukundo ni iki? Igice cya mbere tuzaganira urukundo ni iki. Igice cya kabiri tuzaganira ku bwoko bw'urukundo. Igice cya gatatu tuzaganira ku kimenyetso cy'urukundo. Igice cya 4 tuzaganira ku mikoranire y'urukundo n'impano. Igice cya 5 tuzavuga ku nzira z'urukundo. Igice cya 6 tuzavuga ku mbaraga z'urukundo. Igice cya 7 tuzavuga ku ngabano z'urukundo. Igice cya 8 tuzavuga ku ishusho y'urukundo. Igice cya 9 tuzavuga ese abakundana basabaki. None igice cya 10 tuganire hamwe ku iherezo ry'urukundo. Urukundo ni iki?
muri digisiyoneri y'igitabo ijambo urukundo risobanura ibyiyumviro biri mu muntu umuntu aganisha kuri mugenzi we cyangwa akabuganisha ku mana iyo ari yo yose abasha kuramya no kwambaza. Ibyo byiyumviro uganisha kuri mugenzi wawe cyangwa ukabiganisha ku mana yawe uramya, ibyo byitwa urukundo. None usomye muri Yohana igice cya mbere ibice 4:8 aravuga ngo udakunda ntabwo azi Imana kuko Imana ari urukundo. Bisobanura ngo umuntu ufite urukundo muri we aba afite Imana muri we kuko Imana ubwayo ari urukundo. Wa muntu udakunda ntaramenya Imana. Ikigaragaza ko yamenye Imana nuko akunda. Imana ubwayo rero ntabwo igira urukundo, ahubwo Imana ubwayo ni urukundo ubwayo. Ntabwo igira urukundo kuko urukundo rwabayeho, Imana ihari kandi niyo yazanye urukundo kandi ruri muri yo. Ukunda rero niwe ufite Imana muri we. Abagalatiya 5:22 hatubwira ko urukundo intego ya kabiri ari imbuto y'umwuka. Ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, kugwa neza, ingeso nziza, gukiranuka no kwirinda, ngo bimeze bityo ntabwo bihanwa n'amategeko. Nubanga urukundo kuko ari imbuto y'umwuka, kandi urukundo akaba ari Imana ubwayo, kandi imbuto z'umwuka zikaba zihabwa abana b'Imana. Ntizishobora guhabwa abanyamahanga, ntizishobora guhabwa abapagani. Nta mupagani ushobora gukunda, nta mupagani ushobora kugira amahoro, nta mupagani ushobora kugira ibyishimo, nta mupagani ushobora kwihangana, nta mupagani ushobora kugwa neza, nta mupagani ushobora kugira neza, nta mupagani ugira ingeso nziza, nta mupagani ushobora gukiranuka, nta n'ushobora kwirinda, kuko urukundo ari imbuto y'umwuka kandi zigahabwa abahawe umwuka wera gusa. Nta utaragabanye ku mwuka wera wagira imbuto y'urukundo. Nandi zo mpamvu yaba n'amahoro yaba n'ibyishimo umupagani yanezerwa ariko ntiyakwishima. Umupagani ntabasha kugira amahoro kuko muri Yesaya 48:22 haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni kuwiteka nyiringabo avuga, kandi Yesu niwe wenyine wazanye amahoro. Nta bandi bantu abagerageje byarabananiye. Urukundo rero ni imbuto y'umwuka, urukundo ni Imana ubwayo. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo, kandi urukundo ntirushira, urukundo ruhoraho iteka ryose. Ingingo ya kabiri turareba ubwoko bw'urukundo. Urukundo rufite ubwoko. Hari ubwoko bwa mbere ni urukundo abashakanye bakundana barwita urukundo. Umuhungu na fiyanse we cyangwa umukobwa na fiyanse we bagira urukundo. Iyo umwe amaze iminsi atabona mugenzi we yumva ashaka kumubona kubw'urukundo. Urwo rukundo rero rw'abazashakana rwerekeranye n'abazubaka ntabwo ari urukundo Imana dushakaho, ariko narwo ni ingenzi kuko rutabayeho ntabwo imiryango yabaho. Ariko ntabwo ari byo Imana yatubwiye ngo dukundane, kuko Yesu yadukunze. Abakundana bazashakana koko barakundana, ariko urwo rukundo rwerekeye kububakana rwitwa herose mu Kigiriki, bisobanura ngo ni urukundo rushingiye ku gitsina. Noneho urwo rukundo rurakenewe, ariko si rw'Imana dushakaho kuko n'abapagane bararufite. Urukundo rwa kabiri ni urukundo rugendanye n'ubwoko. Rwa rukundo ruvuga ngo nkunda abagesera, nkunda abasindi, nkunda bungura, nkunda babanda, nkunda bega, kukuboneka muri ubwo bwoko wavuze. Urwo rukundo narwo rurakeneye kugira ngo imiryango ikomere, ariko si rw'Imana dusaba kuko ntabwo rushingiye ku itorero, ntirishingiye no kuri Kristo Yesu, ahubwo ni urukundo rushingiye ku miryango, ku bavukana. Barwita urukundo rwa kivandimwe, mu rurimi rw'Ikigiriki barwita filia. Iryo jambo filia ni ururimi rw'Ikigiriki bisobanura ngo urukundo rwa kivandimwe rutandukanye n'urukundo Imana dushaka. Urukundo rwa gatatu rero ni urukundo ijambo ry'Imana ryiswe agape, ryaturutse ku byo kurya byabanzirizaga igaburo ryera. Iyo abigishwa baje gusangira igaburo babanza gusangira ibyo kurya by'urukundo, babyitaga repa agape.
ibyo byo kurya rero byagaragazaga ko abantu bakundane bitewe n'uko bitabiriye kuri ibyo byo kurya, ariko bamara rudaharanira gukiranirwa kw'abandi ni urukundo rw'Imana. Urwo rukundo rw'Imana niyo mana, nirwo rwitwa agape, kuko abigishwa bamaze gukizwa bashatse kugaragaza urukundo, kandi ikintu kigaragaza urukundo cya mbere ni ugusangira, kuko basangiraga rero bakagaragaza urukundo, kandi byari itegeko ry'itorero, nibyo bita urukundo agape. Urwo ni uburyo bw'urukundo rwa gatatu. Noneho rero ku ngingo ya gatatu hari ikintu cy'ikimenyetso cy'urukundo. Muri Yohana ya mbere ibice 4:20 haravuga ngo umuntu navuga ngo akunda Imana ariko akaba yanga mugenzi we bari kumwe, ngo azaba ari umunyabinyoma, kuko iyo udakunda uwo muri kumwe murebana ntabwo wabesha gukunda Imana utareba. Ico ni ikimenyetso. Noneho iyo abantu batanga bigaragaza urukundo. Umwe mu batunzi yasanze Yesu aramubaza ngo mwigisha mwiza nkore nde kugira ngo mbone ubugingo bihoraho? Yesu aravuga ngo unyitiye iki mwiza? Ngo umwiza n'umwe n'Imana, ariko uzi amategeko: ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo nguwo wari umubajije aravuga ati ayo mategeko yose narayubahirije kugeza na n'uyu munsi ndurutse mu buto bwanje. Agiye kugenda Yesu aramubwira ati bugarutse hano, wabasha kugurisha ibintu byawe byose ugafata impiya ukazigabira abakene maze ukaza ukankurikira? Ijambo ry'Imana riravuga ngo agenda ababaye afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi, ariko yubahirije amategeko kuva mu buto bwe. Abubahirije amategeko bahawe n'Uwiteka koko batunganije imirimo y'Imana, ariko baza gutambikira barayakoresha barica. Yesu icyatumye amubwira ngo uzi amategeko ni uko yari azi ko kuri bo niyo yabasha kubatsindishiriza, ariko Yesu ababwira ko hari ikindi bibagiwe, igikorwa cy'urukundo. Noneho aravuga ati gurisha ibyawe. Uzi ko afite urukundo nuwagurisha ibye agafata impiya akazigabira abakene, nibo wakurikira Yesu. Ararakara kuko byari biruhije kugurisha ibyo atunze kugira ngo aha abakene. Mu gutanga rero igituma biterekana urukundo nuko biri mu buryo butatu abantu batangamo. Inzira ya mbere abantu batanga mu buryo bwo kubaka izina, akavuga ati ndubakira abapfakazi bose bo mu itorero kugira ngo bamenye ko ari nje wabubakiye. Icyo ni igikorwa cyiza kandi kirakenewe, ariko urukundo rwo kubaka izina si rw'Imana dushakaho. Umuntu ashobora kuvuga ati nitanze miliyoni 200 zo gufasha abakene, nibyo ugize neza kuko bazikeneye, ariko ushaka kugira ngo abantu bamenye ko wakize, bamenye icubahiro ufite, bamenye iterambere wagezeho, arico uharanira gusa. Noneho hari undi utanga kugira ngo yiteganirize. Abantu benshi batanga mu buryo bwo kwindika, nizo mpamvu ashobora kuguha waba utamwituye akababara. Kera abantu bagabaga inka mu buryo bwa kivandimwe, ariko hahita nk'imyaka 3 akagutura akakwituza ati naraguhaye nkirakoroza nanjye ugomba kunyoroza. Kuko yaje kwituza yatanze agaragaza urukundo, ariko hari mu buryo bwo kwiteganiriza. Rero ushobora kuvutirira nshuti na mugenzi wawe nje kuko afite abantu bakomeye, afite abamukomokaho bakomeye, igihe nzahura n'akaga nzamwiyambaze, nabwo ukagaragaza urukundo, ariko wanyujije urukundo mu nzira zo kwiteganiriza. Si rw'Imana dushakaho. Ntukahe umuntu uteganije kugarurirwa, ntugahe umuntu utegereje kubaka izina, ntabwo nta rukundo uzaba ufite. Ariko hari urundi rukundo ujya gutanga, nturebe ikizagaruka, nturebe ikizakugarukira, ahubwo ugatanga mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana, utumbira n'ingororano uzahabwa ugeze mu bwami bw'Imana. Ubwo rero urukundo rw'umuntu akora cyangwa atekereza kuri mugenzi we ategereze kuzagarurirwa, ntabwo ari urukundo Imana dushakaho.
Imana idushaka ko dutanga tudateze kuzagarurirwa, ariko dutegereje ingororano tuzahabwa na data tugeze mu ijuru. Imana idusange tumenye urukundo. Ese urukundo ni iki? Urukundo ni Uwiteka, urukundo ni Imana ubwayo, kandi ni imbuto y'umwuka. Ese uburyo butatu bw'urukundo, hari agape, hari herose, hakaba na filia. Ni urukundo rutandukanye, ariko urw'Imana dushakaho ni agape.